Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza, mwe mudahema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Mbarusha Mining TV, ku makuru ya mining zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ngarutse muri iyi video by'umwihariko ngarutse ku bantu bagura amacoins, by'umwihariko umuntu wese uzi ko ajya agura coin ya P Network, coin ya CDA cyangwa ya Sidra, za Ruby, ama USDT cyangwa ama BTC barahari, ndabizi ko bajya bazigura, ndetse na za Ethereum. By'umwihariko ndagaruka ku bantu babiri, kuri wowe muntu ujya ugura coins za P Network ndetse na CDA cyangwa na za Sidra cyangwa n'izindi coin, ariko by'umwihariko kuri Pi ndetse na Sidra. By'umwihariko iyo tugura amacoins cyangwa iyo mugura amacoins, by'umwihariko tuba dutagetinga cyangwa tuba duteganya ko coin byanze bikunze izazamuka. Nibyo koko nta niko biba bimeze, nta niyo gahunda iba igenderewe. By'umwihariko umuntu agagura amacoins akayibikaho agategereza ko igihe runaka cyangwa hashira nk'icyumweru cyangwa ukwezi cyangwa umwaka umwe cyangwa imyaka 5. Hari n'abazigura bateganya wenda nk'imyaka 2 cyangwa 3 gutyo n'imyaka 10, aho akazibika gutyo. Ariko mbere y'uko uzigura, niyo mpamvu ngiye nka Mbarusha Mining TV, abenshi ndabizi munyuraho, hari abo ndangira ati jya hariya bikore gutya bigenze gutya, cyangwa naba nzifite nkagira ute nkazimuhereza. Ariko mbere y'uko ugura izo coins uba ugomba kugira ute kwitonda, by'umwihariko kuri Pi coin cyangwa kuri Sidra coin. Yego wenda za BTC cyangwa za Bitcoin, za Ethereum ushobora nko kujya kuri za Binance ukaziguriraho, birakunda cyane, ndetse na za Pi ndetse na za Sidra ziri kuri black market ushobora kuzigura ariko utanabisobanukiwe. Niyo mpamvu tuba duhari, ushaka kutwandikira ukazitwaka, yaba za BTC uzikeneye turaziguhereza, ndetse na za Pi nk'ibisanzwe. Nababwiye ko igihe cyose ari amakuru twungutse, by'umwihariko yadufasha muri rusange twese nk'abapayiniya cyangwa nk'abantu dukora mining cyangwa tubarizwa mu bintu bya cryptocurrency, dukora ishoboka byose ayo makuru twabategurira mukayabonera mu bantu ba mbere. Nimba uri mushyashya akari bwo bwa mbere ugeze hano kuri Mbarusha Mining TV, nakubwira ngo kanda kuri subscribe, ufungure inzogera kugira tujye tubana muri updates zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV yaprodinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. Nimba ari amakuru uyamenyere mu bantu ba mbere, kubera ko buri ikintu cya mbere ni amakuru. Niyo mpamvu uramba ngarutse nje muri iyi video, nje ku updatinga abantu, by'umwihariko mudukurikira cyangwa mukurikiranira amakuru hafi agendanye na cryptocurrency. Hari abafite ibibazo ati se Pi agaciro ka Pi ni akahe, ese ibiciro bya Pi ni bingahe, ko twumva ngo azaba ari ibiciro bibiri. Ibyo byose wenda turaza nabyo kugira ute kubigaruka, ariko by'umwihariko iyi video iri related ku bantu bagura amacoins. Kaduhere kuri Pi coin cyangwa kuri P Network. Mu by'ukuri P Network ntako itagira, by'umwihariko igenda ikaza ingamba cyangwa ishyira umurego udasanzwe muri projet ya P Network, cyane ko umunsi ku munsi cyangwa buri cyumweru bakunda kutwapudetinga badoreza amakuru ngenderwaho cyangwa amakuru agezweho muri umushinga wa P Network, ari nako bagenda bashyiramo security cyangwa ubudahangarwa kuri iyi projet ya P Network. Ku muntu wese rero ugura coin, impamvu iyi video nyikoze, ari nk'umuntu ugura nka coins atari nanjye aziguriye cyangwa akazingurira cyangwa akazigura kuri echangerie, ugasanga aguze nka Pi 2,000, zamara kugera kuri wallet yiwe ugasanga yinjiyemo asanze ni imituku, zabaye imituku cyangwa zagize ute zamaze kuba send. Ariyo mpamvu navuze ngo ngarutse ku bantu bagura amacoins. Mbere y'uko ugura coin, yaba iya Pi, yaba iya Sidra, yaba BTC, waba ugiye kuzigura ku ma echangerie, mbere na mbere y'ibintu byose banza ugenzure ko konte yawe imeze neza, wallet yawe umaking sure ko ari we wagize ute wayifunguriye. By'umwihariko ya magambo yawe 28 cyangwa 12 kubabika mu ma wallet ya za MetaMask cyangwa ku
mu ma wallet y'ama echangeuri batanga amagambo 12 umakinge sure ko ayo magambo uyafite. Ari nk'umuvandimwe waguze pi arangije ampereza imituku ati se pi naguze ko naherutse nzibonamo none ninjiyemo nkaba nagize ute nazibuze. Icyo ni ikibazo umuntu uwo ari wese agomba kugira ute kwibazaho. Impamvu payi naziguze nkazakira ariko nyuma y'iminsi mike ngasubira muri wallet ngasanga zagize ute zavuye mu yego systeme, by'umwihariko kuri pi network nta kidakora pe, iri gushyiramo imbaraga. Wenda niba nadufasha wenda umuntu akazajya ajya kohereza payi yagera kuri etape ya nyuma cyangwa kuri step ya nyuma wenda agashyiramo isura cyangwa agashyiramo wenda nk'akamesaje bamwohereje kuri email, byazadufasha. Ariko buriya buryo bwo kohereza pi nanone nyine iyo umuntu akwinjiriye muri wallet biba birangiye. Yagerageje kubona ya magambo yawe 24 akenshi nyine ziba zagiye. Abenshi ni uko nguko bigenda. Niyo mpamvu mbere y'uko ufata decision yo kugura coin runaka iyo ari yo yose, kubera ko burya wigomye wenda n'ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi 50 cyangwa ibihumbi 20 uvuga ati reka mbigure coins wenda nzibukinge cyangwa nzibike nk'imyaka 2 cyangwa umwaka umwe cyangwa n'icyumweru kimwe, niyo yaba ukwezi kumwe, ibihumbi 10 burya ukabigura coins ukazibika, wakinjira muri wallet ugasanga zavuyemo, mu by'ukuri uba uhombye kubera ko burya na bya bihumbi 10 cyangwa bya bihumbi 5 ntabwo wakabura icyo ubimaze cyangwa ubikoresha. Niyo mpamvu rero mbere y'uko ufata decision yo kugura ama coins aba hari pe, banza ugenzure neza ahantu ayo ma coins ugiye kugira ute kuyohereza cyangwa kuyabika cyangwa kuyashyira. By'umwihariko ndagaruka ku bantu mukunda kugura payi cyangwa amasidira. Abenshi mukunda kuvuga ngo bazihakinze ngo nazibuze, abenshi bakazana ama screenshot biri mu mituku, kubera ko nyine yo biri mu mituku biba byerekana ko ama coins yamaze kugenda. Haba kuri sidira cyangwa kuri payi, mwitonde mubanze mugenzure ama account yanyu. Hanyuma kuri bamwe bazigura nta kibazo, ubwo ibyo mbivuyeho message ndayitambukije, mucekinge wallet zanyu neza mbere y'uko ugura coin. Hanyuma kuri payi abavuga wenda ngo ibiciro ngo bizaba ari ibiciro 3, ibiciro 2, ibiciro bimeze gute, ndakubwiza ukuri ko njye nta bintu byo guca ku ruhande ngira. Payi uyu munsi wa none niramuka kiriya giciro cyo muri ecosystem kibaye 314,159 by'idolari, ahantu hose uzi hari payi agaciro azaba ari 314,159 by'idolari. Nizere ko icyo kibazo nanone nongeye kugisubiza. Kiriya giciro cya GCV cyangwa kandi gaciro kazemezwa cyangwa kazaba approved igihe icyo ari cyo cyose, haba ejo, haba mu myaka 5 iri imbere, haba mu myaka 2 iri imbere, haba mu myaka 100 iri imbere, payi ufite ndakubwiza ukuri niko gaciro zizaba zigize ute zifite. Icyo cyo kiriho umucyo rwose, nta no kwirirwa ugitekerezo cyangwa ugitindaho. Uko niko kuri kuzuye 100%, kutariho ivumbi cyangwa ikinyoma na gitoya. Kiriya giciro cy'ibihumbi 314 nikiba approved, byaba ejo byaba mu myaka izaza, ahantu hose ufite pi agaciro niko gaciro iyo payi yawe izaba igize ute ifite. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none ibintu biracyoroshye, ibintu biracyari gutangira, turacyari mu ntangiriro, nibwo pi itangiye kuba wenda amafaranga. Nawubwira ngo ufite uburyo ki bwo kuzibikaho cyangwa bwo kuzibukinga cyangwa bwo kuzigura, uburyo ari bwo bwose, haba ku ma echangeuri cyangwa kuzigurira ku bazimayininze, wabikora rwose uzi neza ko igihe igiciro kizakiba 314,159 by'idolari niko gaciro izo payi uzaba ufite, niko gaciro zizaba zifite. Njye nta bintu byo guca ku ruhande ubyange ubyemere urakare uvuge ati ngo ibiciro bizaba ari 2, ngo igiciro cyo muri ecosystem ngo kizagitandukanye ngo n'igiciro cy'aha n'aha. Wabyanga wabyemera, agaciro payi izaba ifite icyo gihe na payi uzaba ufite niko gaciro kazaba kagize ute kazaba kageze. Uyu munsi wa none
nimba pi iri kuri 0,22 cyangwa na bitatu cyangwa na bitanu by'idolari, umuntu wese ufite pi ahantu hose iri iyo payi niko gaciro ifite. Uramutse ushatse amafaranga yaba iri muri ecosystem, yaba iri hanze, yaba iri ku mayishanjeri, waba uzifite warazimayininze cyangwa uri kuzimayininga, niko gaciro ifite. Igihe rero izaba ibaye agaciro k'ibihumbi 314,159 by'idolari, ahantu hose izaba iri, ndakubwiza ukuri ko niko gaciro iyo payi izaba ifite. Ndi gusoza, mbashimire cyane umwanya wanyu, ariko nanone nyaboneka murinde akawunti zanyu, murinde akawunti zanyu. Nimba uguze pi cyangwa rubi cyangwa sidira, menya ngo ahantu ugiye kuzohereza hafite umutekano wuzuye, kubera ko iyo uguze amakoyinizi ukagaruka uvuga ati, cyangwa washira nk'ukwezi cyangwa nk'icyumweru uvuga ati baranyinjiriye amakoyinizi wampaye narayabuze, cyangwa amakoyinizi naguriye ahantu narayabuze, burya nyine aba ari uburangare bwawe pe, aba ari uburangare bwawe. Hari abasikama benshi, yakurushije ubwenge cyangwa akaguhereza akalinki kagushuka nawe ukabigenderaho, nyine ubwo urumva nawe arakwinjirira, araguhakinga, ibintu byawe agira ute, arabijyana. Ariyo mpamvu rero ugomba kugira ute, kumenya neza ubutunzi bwawe, ukamenya kubika neza imfunguzo zawe, ukamenya neza ko ari amafaranga, kandi amafaranga ntabwo bagira ute, bayandarika. Ciao ciao, ndabakunda cyane bakunzi ba Mbarusha Mining TV.